ubundi akenshi ntabwo tujya tumenya ingabire inema yo kuba dufite imiryango, yo kuba ufite abana, yo kuba bari mu rugo, ari nabyo tugiye kuganira. Niba wumva abana banakujeniye kubera ko baba bari gukina urusaku n'ibiki, nibajya baryama ujye wegera aho baryame, uhagarare urebe inema, urebe uburyo bamaze gukura, Allah yakomeje kubarinda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbifurije kugubwa neza aho muherereye hose, by'umwihariko ababyeyi n'abana. Muri aka kanya ndagira ngo tuganire kuri kimwe mu bintu bikunze kubaho, ugasanga umwana avuye muri interna aje mu rugo, umubyeyi nawe aramufashe amujyanye muri vacances ngo gusura abavandimwe. Ariko hari ababikora mu buryo bubiri. Uburyo bwo kugira ngo uwo mwana ntagumye kumuteza kuko amubona nk'umuzigo, abandi nabo bakabikora mu buryo bwo kuvuga ngo abana babo bajye ahantu byibuze bafite icyo batunze, bajye babona ayo mafunguro ntibakajye baburara nk'uko bisanzwe wenda tubizi. Ariko rimwe na rimwe bavana mu Islam n'abandi bose bari gukurikira iki kiganiro, ndagira ngo twite kuri ibi bintu. Ubundi akenshi ntabwo tujya tumenya ingabire inema yo kuba dufite imiryango, yo kuba ufite abana, yo kuba bari mu rugo, ari nabyo tugiye kuganira. Niba wumva abana banakujeniye kubera ko baba bari gukina urusaku n'ibiki, nibajya baryama ujye wegera aho baryame, uhagarare urebe inema, urebe uburyo bamaze gukura, Allah yakomeje kubarinda. Reka wenda tuganire kuri ibi bintu bibiri. An-ni'ma dhurriya, cyangwa se ingabire ku muntu afite umuryango n'abana. Inna ni'ma dhurriya ni'matun jalila. Ni ukuvuga ngo ingabire yo kuba ufite umuryango, ubwo n'abana ndi kuvuga muri rusange, ni inema ikomeye cyane. La yuqaddiru qimataha illa man faqadaha. Nta muntu ushobora kubona agaciro k'iyi ngabire usibye amaze kubabura. Uzareba abantu bari bafite abana bakababura, nibwo amenya ingabire. Allah aturinde kumenya ingabire ari uko zimaze kugenda. Wa ni'matun, niyo nema, inema iyo ari yo yose, tastahiqu shukri lil mun'im, ubundi igomba gushimirwa, ugomba gushimira uwayiguhaye. Wa min ajalli madahiri shukriha husnu tarbiyatuha. Ni ukuvuga ngo no mu buryo bwo gushimira inema wahawe ni ukuyifata neza. Wa riayatiha, ukayitaho, riayatu sharia, kandi ukayitaho byemewe cyangwa se bijyanye n'amategeko y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa takunu hadhihi tarbiya? Ese ubundi iyo nema cyangwa se iyo mico ushobora guha inema wahawe, ukayiha iyo mico ni iyihe? Wa tilka riaya, cyangwa se kubyitaho bikwiye ni ibihe? Hadhihi tasaul huwa ma sanuhawil al-ijaba alayhi qadra al-mustata'. Icyo kibazo nicyo tugiye gusubiza aka kanya, kiri buze kuduha ubusobanuro bwimbitse, wenda biduhe gutekereza ku nema dufite ikomeye cyane. Inna hadhihi an-ni'ma allati an'ama Allah biha alayna, iyi ngabire Allah yaduhaye ayiduhundagazaho, wa zayyana biha buyutana, akatuma ingo zacu zitaba agahinda, hanyuramo abana baseka, abana ubona bacacarana, ubona ari ibintu byiza. Wakil ilayna haqqa riayatiha wa islahiha wal inaya biha jadira bidirasa wat takhtit wal mutaba'a. No kuvuga ngo arangije noneho anayigira indagizo kuri twebwe. Biri ngombwa rero yuko umuntu agomba kwiga uburyo ayitaho, akayigenera tactique yo kuyikoresha kugira ngo abashe kuyishobora, cyangwa se abashe kugerageza kuzuza inshingano n'indagizo yaragijwe. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, turatangira kumvuga n'umwe y'Imana, amahoro n'imigisha musakareho, agira ati kullukum ra'in, ngo muri buri wese n'umushumba cyangwa se afite icyo yaragijwe. Wa kullukum mas'ul an ra'yatihi, kandi buri wese azabazwa icyo yaragijwe. Ila an qala, kugeza hino umwe y'Imana yavuze iti warrajulun ra'in ala ahli baytihi, ngo n'umugabo n'umushumba ku bantu be.
yaragijwe abantu be bo mu rugo. Wal mar'atu, ndetse n'umudamu, ra'iyatun, nayo ni umushumba, ala bayti zawjiha, ku rugo rw'umugabo we, wa waladi, n'abana be. Reka dusubikira aha, tuzakomeza ubutaha mu kuganira ku bijyanye n'umuryango n'imibanire hagati yacu n'abana bacu, by'umwihariko muri iyi vakanse. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbibutsa gukora na subscribe mukajya mukurikirana aya masomo y'uburere bw'abana n'ababyeyi. Naho ubutaha.